dufite ishimwe ryinshi nabishimwe ko tusoje umwaka tukibaza. Haleluya. Imana ishimwe tusoje umwaka twikubona ibyo turabishimye gusa. Imana ishimwe ko tutishwe n'ibyaha kuko byahinduye ubugingo bwacu buri munsi uko bukeye uko bwije. Haleluya. Uyu mwaka abantu bapfuye mu bugingo ni benshi. Ushimwe ko tukibaza. Izo ni imbabazi z'Imana. Haleluya. Imana ishimwe ko tukibaza muri yo. Icyo gutanga ubusa gusa. Muri iyi myaka nibwo nagize ubwoba bwinshi nzamura kuvuga umutima wanjye Imana nibwo namenye ko niza abantu bazabishaka ibyaha pe ubuzima bwinshi ariko Uwiteka ashimwe ko abantu bakibaza. Imana ishimwe ko Umwuka wayo akina kuri twebwe. Numvise gushimwa maze icyumweru umutwe wanjye usakuza amahinduka. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe ko Umwuka w'Uwiteka akina kuri twebwe. Imana ishimwe ko twazukana n'Umwuka w'Imana. Nzi ko ufite amashini ko muhumeka mwagenze byakunze mwahumetse oxygene irahari na gazi carbonique igasohoka. Uwiteka ashimwe ko Umwuka wiwe akiri icyo kintu carana. Haleluya. Amezi 18 ni ukuri bidukuraho Umwuka w'Imana byahise. Ibidukuraho Umwuka w'Imana iyo bashima zabaza kivuka. Haleluya. Ni ushaka kumva ukazamubwira abantu bimaze kuba kwisubira gukeye uhimbazwe naho mu gihugu nabonye gikakaye abagabo bavuye mu Mwuka wera abagore bavuye mu Mwuka wera kandi naje nzikabo turacanaze. Haleluya. Iki turabishimira muri ijoro Imana ivuge ko jeje Imana icoye. Haleluya. Zandikabakaba iyo ntari mu buzima bukomeye gakabakaba kabamusa Umwuka aracandiko kawumva nikoza umwumva yamahoro isabugisha umugabo yambaye kushana ariko tututse Imana mugisha gusa cyane abaye nari ikijuru Umwuka wera. Zakunda gusubira abantu tubana hari amagambo azasubiramo atari uko atari menshi ubwira amagambo usubira amaho akamenya ikintu uzwicara wibutsa buri Umwuka wera. Haleluya. Aho rero bakora twabwira ngo ntabwo naje wayo muzagira amagambo y'umuhanga icyo cyane ariko bizo yazanye wari Umwuka wera byakozwe n'ubususa byakorewe Umwuka wera nibwo yavuze ngo nibizo kutwa tarumva abantu bazabaga muri byo buje nizo mu kibanza cy'abantu bari mu Mwuka wera. Haleluya. Niba yaravuze ngo kubera Umwuka dusigaye tujya gutekereza kwa Kristo uwo icumi igice kimwe uzayibaga Imana ishimwe ku Mwuka wayo. Zanibuka ijambo rimwe riza yicara iyo ntayatekereza akamaro k'Umwuka. Zanibuka igitabo cy'Abefeso umurongo wa mbere. Ndashaka gushimira
haleluya uko abatawugira ntibumva niba hari ikintu uzatekereza nuzuka natakaje kagira ikintu kababara kandi nikoze umwuka w'Imana sinumva ikintu kiza kiteye ku bantu b'inshuti tugenda nabo zagaruza kenshi nabo tubona ikintu kiza kiteye uwo kenshi umunsi uzuka n'umwuka w'Imana donc niko bwiza niyo shusho yo kubaho n'ihumeka niko donc ukuntu kugira ngo umwuka wera kenshi haleluya kandi azatuma yarantangaje Dawidi yigeze kure gutangaza yica umuntu arasanga uzahabwa ibisubizo bitandukanye donc bishobora kugira abantu kugira ngo muri rusange umwuka wera haleluya aje imbere y'Imana aravuga ngo naje mubabane ku kamasa zawe wishimiye n'urugo cya kabiri ntiyavuga ngo ndindire ubwami ndindire ubutegetsi ndindire igihugu ndindire personalite zabibabwira abantu yarangije avuga ngo umwuka wawe utakambira aho ubwami bushake ubwenge umwuka wawe uri ibyishimo by'agakiza ari amagambo ari usigara ushaka usubiza mu cyaro iyo navutse haleluya ushaka usubize mu bungeri twari ntabwo kubikomera nushaka usubize mu bukene ngende usubireyo ariko ujana umwuka ushaka usubize muri Afurika neza no mu kajero gusa ikintu Amerika ntuyitakaze ariko umwuka wera ntakaze nk'uko bavuga ati uko umwuka wera nicyo kintu dufite dutandukaniyeho nabandi haleluya ni nako kubaho kw'Imana mutwereke Mose yigeze abwira Imana arayibwira ngo ese ntubizi ko ibyo bitandukanye tugira n'andi mahanga hanyuma ngo ni wowe muri twebwe donc nta yindi diferanse donc nta handi dutandukanye n'abandi bagabo ni ikintu kimwe gusa ni ukubaho kwawe muri twebwe yaza yihanangiriza ati ubindi byose ariko tukabura hagati ni wowe diferanse n'ayandi Imana ishimwe ikiri kumwe natwe iryo shimwe ry'umwuka wera uzubyibuka ubitekereze ku manywa n'ijoro umwuka wera icyo ndashimye icyo ndashimye cyane Imana yakoze aho umubiri wo bapfa umwuka icyo dusoje umwaka nashimisha cyane ndanagize bibwira abantu twabana mu cyane umunsi wantangaje umunsi yo byagaragaje inshuti zikabonegera zihanzimira ko yakoze icyaha aho bwira mu kwezi umwanya ngo bagize umwanya wo kugira yazabaga gusimuzogeza he no kumbwira amagambo abaza umutima ahubwo ati muri akanya gato bwendije kugenzura ati ndebe ikibazo ufite haleluya aragenda agaruka abantu batasutse agaruka umubiri utakize agaruka umugore akizi kurya ataramumva agaruka bifite igisuzuguriro cy'isi araza avuga ngo yasanze umucuruzi we wari ubuzima haleluya ejo rwose twagutumye si wakoze
twari tukubwiye ko abana bapfuye amatungo yagiye biragaragara ko ufite icyaha none wigeze aravuga ngo umwana ngende aragaruka arababwira ngo nasanze umucuruzi wakibuza ubuzima bw'Imana buracyanyuje donc umubiri wo warakize n'abana ntibagarusa ariko igipimo naza ndeba sinari ko ndeba nkayabone naza ndeba ko umwuka kimusha ukanda amaherezo amen haleluya iyo evangelisi ubuzima bwo mu isi tiba uragarutse ukimeze none ko tubwira ngo nasanze amahoro ngo umucuruzi ngo ushake ubuzima bwiza muzambwira ngo arikiye kuza yarisuzumye avuga ngo numvishe amahoro katugaruka bibanisha haleluya numvishe amahoro akirusha mwe mwayevanirwa abana amatungo umubiri ibyago igisuzuguro mfite amuhana ibikorwa byose nagiye kureba gusa kubiteka kiri ubuzima data shimwe kuzo umukozi w'Imana yampaye sinkunda kuririmba cyane cyane n'umunsi kumwe n'abantu baza bambaye iri kumwe n'abantu bo muri famiye nakaza ndirimba nkagaragaza ndi jenyine noneho mu bice nkoranyambaga basubira kuko aratura umukecuru ucariye yamubwira ngo turirimba kwawe isi ucariye abantu bavuze ngo nta macike indirimbo zako ziza hariya agahindukira ndetse naririmbira he nawe hari indirimbo yajemo kuko sinzi atera indirimbo nyine noneho usanga indirimbo ivuga ngo umucunguzi wanje nzi gukunda umenya iyo ngira bandije murashize kandi gusingiza ndango naho hantu bibanisha haleluya sabiki kunezeza sinoro gusa umucunguzi wanje nzikukunda naje akigushimye gushimye ukuna yende myashize ndamburaho n'ibirimbira yinde kuri utinyama ariko nayirenze mumisha iya kabiri yajemo n'indirimbo ya kabiriza ngo yahagaze mu cyimbo canje haleluya iravuga ngo yahagaze mu cyimbo canje mu rubanza rw'inzaha umutima wakomanze yahagaze mu cyimbo canje igihe ari mu rubanza hanyuma akavuga ngo umugisha ukomeye ngo kumenya Yesu wakuremye amen haleluya Kazirangije ni ukimu nyako na mwizo kandi cyero umukunzi n'ingezo bitari utazari banali hari abantu bazaho ku masuri nikumva nta kibazo nawe ufite wongera akindi kintu yamfashije yamaze isozi kuririmba niwe muntu uririmba ibintu byumvikana
byumvikana muri wenyine gusa none icyo nacyo nanjye cyatumaze kabisa. Iyo ndirimbo ikintu cyavuzeho yakomeje kuvuga ahantu ukamuza no kubwira abantu Yesu ashimwe ko yahagaze mu kintu cyacu titwari bishoboka nawe kugisha kubikomera wahagaze mu kintu uraducunga Imana ishimwe kubwa Yesu. Zanunda kubwira abantu kabwira ati mukiko bw'icyaha ndatsindwa umucamanza aca urubanza aravuga ngo uratsinzwe asoma icumi akode penal asoma Roma 6 umurongo wa 13 aravuga ngo ukoze icyaha igihano ciwe zose byarihite. Abantu dusenge iwacu nigeze mbigishije cyane ducora ubu zanshita mu cyumba cy'urukiko kocu waruje mu cyumba cy'urukiko umucamanza weshe iyo wahandageze ku iminsi ya 23 aravuga ngo bakoze icyaha undi yagira n'ubu ushikira ubwiza bw'Imana uko ni kuko turi ku rukiko wavuze uravuga ngo uratsinzwe nawe uratsinzwe n'umwana wawe uratsinzwe n'umwuzukuru wawe uratsinzwe n'abazokomoka baratsinzwe nta n'umwe ubishikira ubwiza bw'Imana. Tugihagaze ku rukiko umucamanza aravuga ngo kandi igihano kikubereye haleluya hasibuka muri cya cyumba ngaha uzabwira abantu niyo hantu ukiranuka kw'Imana byahuye n'urukundo rwayo imbabazi sinzi nabivuze reka bikorera ngaha justice yahuye na love ngaha urukundo rwahuye na justice. Imana ikiranuka igomba kubahiriza amategeko kandi Imana ikunda amategeko aravuga ko ngomba gupfa. Imana kuko ikiranuka ntigomba gushaka amategeko ko mwumva uzaragenda ariko ni umukunzi wawe Imana ikiranuka haleluya. Imana ikiranuka muri byose Imana ni juste itokuje itegeko nari hanyuma aravuga ati ndakiranuka amategeko ndayasohoza mu cyimbo komeze yitwa Imana ikiranuka haleluya. Abaroma bavuze utaravuze bapfe sawa muzajya ngiye gusohoza abazasoma ngo Imana yasohoje amategeko bakagira ngo none ni kujya bazavuga ngo yakoze icyo amategeko yasabaga cyose. Reka tuganire dusome Samweli izo ndirimbo muze nyabuna iyo ngiyo basi yahagaze mu kintu kabisa. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere ndasoma usumwe some n'uwa gatatu hanyuma ndangiza. Hariho ngo hariho umugabo w'Iramatasimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yerohamu mwene Eliwi mwene Tobu mwene Sufi w'Umufurayimu. Kuri gatatu uwo mugabo yajaga ava ku mudugudu w'iwabo uko umwaka utashe akaganura wasuriye uko umwaka utashe akaja ishimwe gusenga no gutakambira Uwiteka nyir'ingabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi Hofuni na Finehasi abatanzi b'Uwiteka
niho babaga. Amen. Ndavuga amagambo makeya kuri iki. Haleluya. Hari umugabo Bibiliya ikeneye ko tumusobanuke, ariko kandi ndaza kuvuga icisho nshaka kuvuga amahanga. Umugabo witwa Umwuka yagiraga abagore babiri, ngo uko umwaka urangiye mu kwezi kwa cumi na kabiri yagaze azamuka akarishima bakaja gushima. Haleluya. Isomo murifate uko umwaka usoje yagaze azamuka n'ibitambo by'amashimwe akaja gushima, akibuka ibyo Imana yakoze byose kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa cumi na kane, agakubita ibitambo, inka n'ibintu byose agashira akazamuka ishima. Nicyo twaje gukora. Haleluya. Uko umwaka utashe bakazamuka umusozi bakaja gushima, uko umwaka urangiye bakazamuka umusozi bakaja gushima Imana. Uko umwaka utashe tuba tuja gushima Imana. Icyo ni kimwe. Shaka. Haleluya. Umugabo yashakaga umugore udafite amashimwe, ni ukuvuga ngo kuri wa musozi yazamukaga yari afite umuntu ufite ikibazo, nubwo baje gushima ariko we nta munezero afite. Ndagira ngo icyo nacyo tukimenye. Haleluya. Umwaka ushize twarajanye tuzamukana nawe afite umubabaro, undi mwaka nawo twarazamukanye nawe ku musozi tuzamukana nawe nta shimwe riraboneka mu buzima bwe. Undi mwaka twarajanye imyaka icanamo azazamuka umwaka ukarangira adafite ishema. Haleluya. Ariko umwaka umwe uzamuka. Haleluya. Ndaza kugira ngo tuze gusenga, kugira ngo 2020 zozamukana witwa ishimwe. Haleluya. Tuze gusenga kugira ngo uyu mwaka tugiye gutangira tuzozamukana dufite impamvu z'amashimwe. Abayumva ntabwo bazi ko icyo tugomba gukora. Umukana agatangazwa n'ukuntu uyu mugore atagira amashimwe. Icya kabiri, haleluya, agatangazwa n'uko ibitambo byose abifite. Mu yandi magambo, indirimbo zirahari, isadaka urayifite, ibiryo birahari, ibintu byose bikenewe birahari, naje ndahari. Haleluya. Ariko umugore ntiyigeze atuza ngo abure ishimwe muri we. Gushimwe yagezeho kubera ko ubushimwe bwita umusinzi, kuko yari afite agahinda gakomeye mu mutima we. Haleluya. Ngaha tugiye kuvuga uyu mugabo w'ibitambo byose yatwaraga ibitambo byo gushima Imana, ariko Imana ntiyari ifite ubukene bw'ibitambo, yari ifite ubukene bw'umutambo. Uko bazamukaga bazamuka, Imana igateza umugore agahinda, ngo ntanyurwe, ntatuze, ntagira amahoro kuzogeza umutanzi wese. Amen. Haleluya. Igeze yisabira umwana, yigeze inama kugeza umunsi yahinduye isengesho, aravuga ngo ubwo wanze kumva Imana cyane keneye umwana wa nta bukene bwo mwana rifite. Imana
haleluya. Imana yari ikeneye umwana w'uwo mugore, ntabwo keneye yari imwiye umwana kugeza umunsi yabwiye ati noneho ubwa pezi wonze ubu ati ndiwumva niho ukizwa mu cyifuzo. Donc niho ugisenga mu bushake niho ukimenya icyo Imana ishaka mu isi. Niho noneho uyu munsi uvuze naje ukeneye iki ati umwana azomukwe ni wowe ushaka. Haleluya. Nicyo ndashaka. Imana ntiyigeze Imana abana basanzwe bari bahari yari kubatanga, ariko ikibazo Imana yari ifite ikibazo cy'umutanzi. Tuzamuka buri mwaka tukazamukana ibitambo by'ibiryo, tukazamukana ibitambo by'ibiryo n'amafaranga twabonye, tukazamukana ibitambo ndabizi wokorera isi y'abashinzwe Imana watuzanye muri Amerika, ukazana ibitambo Mana dufite imyenda muri garderobe yuzuye, ukazamukana ibitambo Mana wadukuye mu shitingi, icyo cyose igitambo cy'ishimwe. Icyo si cyo kibazo ufite. Simfite ikibazo cy'indiri, mfite ikibazo cy'abariri. Simfite ikibazo cy'abaje mu gitabo. Imana ikeneye amashimwe yacu y'umwakurani, ikeneye ba nyiri gushima. Imana ikeneye ibisimba byinshi, ikeneye ba nyiri gusimba. Imana ikeneye amafaranga tumaze kwitangira, ikeneye nyiri gutanga amafaranga. Imana ntiyayirizwa n'uko ibitaramo byabaye bike, kirarizwa n'uko bari ibitaramo babuze. Imana ntibabashwe n'ibyo mutekereza bari gutwaza, kirashaka bari. Haleluya. Haleluya. Imana ifite umukene, ihayivuga wakoze umugabo uvuga ngo Mana noneho mbibuze 2024 nzoza umukene ubutamuze. Haleluya. Ishimwe nzoza umukene, sinzongera kutuzanira indirimbo, sinzongera kutuzanira amafaranga. Wavuze n'umuntu simani umuntu wavuze akantu kumamo ngo nzizana wa mudamu isi, donc nzitanga umutima w'umwana ngo Imana ikeneye akoresha pasiteri. Ikeneye inyigisho zikomeye zitandukanye, ikeneye ibintu by'ubuzima bw'umugisha. Ikeneye abandi babwira ni kumukambira ngo sinkeneye ibi, ikeneye donc ikeneye sinkeneye uzi ukuntu tugiye gukora aza akantu kavukiriza ngo tuzobaza ngo twahise dute ngo twakoze mu izina abe bandi, hanyuma ngo sinigeze bamenya kugeza ubu kirashaka we umenya abakoze kugeza uyu si aya masaha twaje gushima. Ikeneye gushima. Haleluya. Ndabizi namukeneye gutumira amashimwe menshi kandi akavuga Mana tukiriza ariko bwishimye bikomeye, bishimye bikomeye impinduka z'ubuzima bwacu mu gushima. Impinduka z'umutima wawe nishimye ko Imana zikomeye. Imana ashimwe. Imyaka imaze kuba myinshi umubare ahinduka, ariko ati Imana ni ngaho ibitambo no kuzamukana ntacyo bibwiye. Bizi bwira mu cyo gihe ijwi ry'Imana ryari yarabaye kinyamara mu budage. Donc hariho silence, ijambo rye hariho silence. Muri silence y'Imana ikintu nasomye yari gusinyuramo, ikintu nasanze kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya habayeho silence.